nongera mbasuhuza mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hatandukanye, mbifuriza kugwiza imigisha mu byo mukora byose. Uyu ni Iradukunda Ntwari Herve muri gahunda yo gusoma ibitabo, muri gahunda yo gusoma imyandiko irimo iyo twagiye dusomerwa, iyo twagiye ducirwa nk'imigani, mu rwego rwo kugira ngo nyine ntitugakomeze kugira irungu kandi twungurana n'ubumenyi. Umugani ngiye kubasomera n'uwa Ngunda nk'uko mubibona kuva ku gice cya mbere kugeza ku cya nyuma. Umugani wa Ngunda, igice cya mbere. Habayeho umugabo akitwa Ngunda. Uwo mugabo yari icyago, yari ishyano, yari igisahiranda, yari igihangange mu kurya no guhinga. Yahingaga rubona yose agakubitiraho na musasu, iyo niyo yari ingobyi ye. Ndetse ngo imisozi y'u Rwanda ni amabimba Ngunda yashingaga. Uwo mugabo yari afite n'imirima ku Nyundo ya Bugoyi. Arakunyarukiye ashaka umugore akaba umukobwa wa Gacumu, arongera ashaka undi akaba umukobwa wa Mirenge ku Ntenyo, ashakiraho n'abandi 4 bose bashyika 6. Ukuntu yaryaga nta mugore umwe wajyaga kumubumba. Umunsi umwe Ngunda aribwira ati ngiye kwa data bukwe kumuha umubyizi. Ngunda arakugendeye no ku Ntenyo abwira kwa sebukwe ati nimukwikira amasuka 50 njye kubaha umubyizi. Kwa sebukwe bakaba abakungu, amasuka barayakwikira barayamuha ajya guhinga. Atangirira mu rugondo ahinga Ntenyo yose abihinduka mu kinyoro kwa Byakuza cumu. Ngunda agakubita isuka hasi 2, ubwa gatatu akazamura agafuni kandi n'umuhina akawuvuna. Bityo Ngunda amara amasuka yose ntiyasiga n'imwe abona guhingura. Nuko wa murima Ngunda ahinze Mirenge awoherezamo abatezi bakorera kubura hasi no kubura hejuru, barihata cyane ariko ubuhinge burabananira. Kwa Mirenge baravuga bati uyu muntu waduhingiye atya natwe tumuhembe. Babaga ingumba kabombo, bashesha amafu, bavomesha amazi yo kuvuga umutsima, basengera n'amayoga yo kongera kuyabo. Inyama zimaze gushya n'imitsima imaze kuvugwa, bazana ibidasesa byo kudendezaho inyama. Bakikiza ibibindi by'inzoga mu nzu yose, benda amata bayaterekanga hirya no hino, amarobe y'imitsima bayuzuza ibyibo n'amakangara. Byose bamaze kubiboneza bahamagara umukwe wabo ngo naza afungura, maze bamuha amazi yo gukaraba, bamubisa mu nzu ararya. Muramu we abarira ko amaze kurya amushyira amazi yo gukaraba. Ngunda amubonye aramubwira ati njyeho nduzi ko iyi nka nyitonoye, abahungu bayiriye bareye inka iryoshye. Kwa Mirenge bumvise iryo jambo barumirwa. Mirenge abwira umugore we ati dore umukwe wacu ntahatereye kandi yadukoreye, none tarabanya uzana kare gasigaye mugure n'izindi nzoga mu mushyire jye icyama ngo yijuti rya none. Nuko Ngunda bamushyira ukuguru kwari gusigaye, bamwongera n'inzoga. Koko rero niyo yari akigera mu mahina yo kurya, agakaraga irobe ry'umutsima akariyongobeza. Imikarago y'umutsima ikabisikana n'intongo z'inyama, umufa n'inzoga n'amata, byose akabivundiranya akabiroha mu gifu cye. Ngunda yari afite umuheha w'umugano, yaba awukubise mu kibindi cy'inzoga akagisoma umusumwe gusa, akaba amazemo n'imvuzo zose, ukaba wagira ngo nta nzoga yigezemo. Nuko amaze kurya asohoka yinyoza ngo ntacyo ariye. Nyamara ubwo yari amaze ingumba yose wenyine kandi bamuhaye n'ibibindi by'inzoga nabyo biguze inka. Byose arabitsemba agenda bibogekeye mu ibondo rimwe. Nuko kwa sebukwe baramuherekeza arataha. Reka dukomeze n'igice cya 2. Mugani wa Ngunda, igice cya 2. Ngunda wenyine. Njya numva baca umugani ngo mu Rwanda nta muntu wahwanya nanjye kurya. Emwe ni koko, dore nawe ibi biryo byose maze umwanya muto, nyamara byatetswe mu minsi 6. Ariko garubanda no kundenganya barandenganya. Njya rimwe gusa mu cyumweru, ariko bo bakarya kenshi buri munsi, kandi nta muntu n'umwe twahiga mu guhinga cyangwa kubasha indi mirimo. Yego ndarya, ariko uko ndya niko nkora. Rero sindi igisambu uko bamvuga, ahubwo ndi umugabo igihangange ndetse henga ntekereze. Kandi gaye umenya Ruganzu yahingishije. Ese icyatumye atandarika niki? Hinga nanjye muhimbe njye kumuvumba. Ngunda kwa Ruganzu. Gahorana amashya n'ingoma nyagasani, umva ikinzanye nyagasani, nje kubaramutsa no kubafunguza. Numvise yuko ngo mwahingishije, nyoberwa icyababujije kundarika, kandi nzi ko nta muntu n'umwe wandusha guhinga. Ibyo nyagasani ntacyo bintwaye, mupfe kumvumbya gusa. Ruganzu aramusubiza koko nanjye ndicuza icyambujije kukurarika. Ndakuzi kuri ubu uba wahamaze wafatishije n'ahandi, ariko se nari kubona inzoga ziguhagije, ndetse n'ubu mfite ubwoba yuko nari bubone izo nkuvumbyaho
kuko zitaguhaza ngo zihaze n'abahinzi banjye. Ndakuzi inda nini yawe Ngunda, nanjye sinabona nguhemukira, reka kumvumbya pfa kunsogongeza gusa nigendere, nzaba nza kuvumba ikindi gihe cyangwa se uzanyitumirire. Ruganzu: Ngunda se ningusogongeza ko nzisogongera ryawe ntuzinogozamo abahinzi banjye bakaba bari butahe batyo? Ariko sinagushobora, henga mpamagaza umuntu ajye kukwereka. Ariko se Ngunda ntumpemukire. Ngunda: Ashwi, ndasogongera gusa, ndetse mfite urugendo. Iyo ngirira vuba nkareba ko natwazira izuba. Ruganzu: Nako singomba guhamagara umunyanzoga ntumuzi, genda umubwira gusogongeze, ngiye kureba abahinzi. Ngunda: Yewe sha, ubuhake burantumye ngo unsogongeze ku nzoga. Umunyanzoga: Nabumvaga igihe mwari kumwe, ariko ntuntamaze, dore ushesha akanguhe, dore inzoga ngiziriya, singombye kukugenda mu nyuma, ndi muri rwinshi enda umuheha. Ngunda: Oya si ngombwa umuheha wawe, mfite uwanjye ruvuna abataka, nawe ukuye mu ishyamba mugendana mu ruhago, kuko ntamenya gusomesha iyindi miheha. Umunyanzoga: Nuko rero genda uri umuntu mukuru wibwire. Umunyanzoga: Mbe Ngunda ko wijuse cyane ubigenjeje ute? Ngunda: Ubuhembuke buraturuka kunda nijuse koko, kubera ko navuye imuhira abagore banje bamaze kungaburira. Niba ufite agahinda jya kureba, gusogongera ko ndasogongeye. Umunyanzoga: Yewe ndumva ibikoba binkuka, ngiye kureba. Ngunda wenyine: Abanyanzoga baba bapfa, ubundi yarasanzwe ayobewe imisogongerere yanjye, yabaga yazaga ahubwo tukajyana. Nsibye guhembuka, ariko rero byiburanisha akanyota. Ubwo Ruganzu yarebye yemera ko njya gusogongera, azirikana ko nta nzoga nyinshi afite. Umva ko ndi umunyanda nini. Umunyanda nini ntiyanga kugawa, kandi simpemutse, sinakoze ukundi atambwiye. Yambwiye ngo nsogongere, nanjye ndasogongeye, sinyoye. Ubundi ubwo buriya buyoga bubiri nibwo yarateza abahinzi. Henga ndetse nigendere, sinashobora kumva imivumo y'abanyanzoga, twahubirana yanyica. Kandi ga koko ndahembutse, nguriya arahindukiye, mbega uburyo afite umujinya. Emwe ndahemutse, emwe si iyi nda yanjye yananiye. Umunyanzoga wenyine: Icyago yagiye, aramaze, nanjye sinashakaga kurebana nawe. Bahungu se mbigenze? Ruganzu ndamubwira iki? Abahinzi nibahingura ndabakwiza he? Ndamenya nihisha he? Ararinkoreye Ngunda, ndahebye ntawizigira rubanda. Ruganzu ntagira umwaga, ariko rero ntabura kumbwira nabi. Birakwiye, kandi nimbona ko arakaye ndapfa kumusaba imbabazi, ahubwo izo nzoga nzazisubizeho ubwanjye. Ndazirikana ko umugore wanjye afite amamera ye. Baba we Mana y'u Rwanda, umpe gukira irya none. Ngunda na Ruganzu: Mbe Ngunda, iyo nda yawe ko yafuye cyane, aho ni amahoro? Ngunda: Nyagasani ndasogongeye gusa, none se nari kugira ukundi utantegetse? Ndetse ndabasezeraho kuko mfite ubwira, nasize umugore wanjye aniha, ndagira ngo njye kureba ko none yaba yaruhutse. Ruganzu: Nuko genda amahoro, ariko uramenye Nyagasani abimuhira nibamvugira nabi murangirira imbabazi, muzirikane ko inda yanjye yananiye. Nasogongeye gusa, ariko ahari nacengesheje, nibibababaza ahubwo nzariha. Ruganzu: Genda Rwiza, icyo ushaka kuvuga ndacyumva. Abahinzi banjye urabakoze, ninsanga wazimaze umenye ko uzariha nkazo kabiri, kandi ntuzasubire kungarukira mu rugo ukundi, kereka ku munsi nagutumiye kumpingira umubyizi w'ubusa, ukaba igihano cyawe. Umugani wa Ngunda, igice cya 3. Ngunda ageze imuhira asanga umugore we umukobwa wa Gacumu yabyaye. Nuko Ngunda atera kwa Gacumu kwaka ibihembo. Aragenda abwira Gacumu ati: Umukobwa wawe yarabyaye, ni mu muhembe. Maze yungama ati: Icyo bikora yagirwa na biriya bigega byombi. Ibyo bigega bikaba binini cyane, barabimuha bagira ngo ntari bubashe kubitwara. Agira kimwe aracyikorera, ikindi aragihagatira. Icyo ahagatiye abaye agikiranuka mu irembo, atangira kugihekenya. Agifatana umukunguri, agihekenya ngoma yose, agihekenya impinga ya Nyarubaka, akizana mu gitare, agifatana Muramba agihekenya, agisingirana kangoma yo kwa Mpamarugamba, agikubitana mu gakoni kwa Nshobozamihiga agihekenya, azanyamagana yose agihekenya, aterera impinga ya Muyange. Ageze ku Kinyogoto udukengera aratujugunya. Ngunda yadukira ikigega yari yikoreye aramunga. Icyo ngicyo akirya umwanya muto, kuko imisaya yari imaze kumenyera. Maze agikura ku mutwe, agitwara mu ntoki, agitangirira mu bihana kwa Muguguje, akinyurana mu ngoro ngaragihekenya,
akirengana Sazange asingira Kinkanga, Buhimba yisiga mu kuboko kw'ibumoso, igihe ageze mu gikiramwa kwa Nyirancunda ajugunya ubujunde bw'udukenyeri munsi y'inzira. Ariko inyota ntiyareka agera iwe, umusozi arawucuba asanga umushumba adahira inka ze, amusaba amazi yo kunywa. Umushumba arayamuha mu gicuba cyuzuye, Ngunda yabunda intama imwe yongeza indi nayo amubera iyanga, ntiyashira inyota. Nuko wa mushumba aramubwira ati, nazanywe no gushokera inka zanjye, sinazanywe no kukuhira. Wa mushumba cyajya gushoza inka ze hirya, nuko Ngunda igikenya yirara mu kibumbiro, arakinywa aragikamya. Ajya mu kindi kibumbiro nacyo aragikonoza, arigata ibyondo byo mu isoko. Ngunda amaze kunywa amazi yose yo mu bibumbiro no mu iriba, ajya mu ibuga araryama, agarika umwogo w'inda. Umushumba amanukana inka ze, aroye mu kibumbiro asanga ahumye kera. Nuko inka ze zirarumanga, wa mushumba akebuka Ngunda haruguru ye aravuga ati, dore ruriya ruda tujye kurugabana. Arakunyarukiye amukoza agacumu mu ibondo, bya bizi yanyoye na bya bisaka yatemaguye birahomboka, byose biva mu nda ya Ngunda bimanuka ku musozi biwucaho imikuku. Nuko icyo gihangange gipfakishwe n'inda nini, inda nini yishukuze, igikenya gipfu kwacyo. Kuri ubu Ngunda abafite abantu benshi bamukomokaho, ariko yamaze gupfa. Abagore be bajya gushaka amazu, bajyana abana be, abo bana bari abarya inka se, babura ibibatunga, bapfa uruhondobero bishwe n'inzara. Nta kineguro kibi nk'inda nini. Mwakoze kubikurikira cyane. Uwo yari Iradukunda Ntwari hano kuri YouTube channel. Nizere ko mukomeza gukanda subscribe. Imigani yindi ndacyayitegura, izindi nkuru nshaka kubasomera nazo ndi kuzitegura, byose bizagenda neza. Yes, ciao ciao.